cano yakiragabura agacano karagabura pe agacano k'abahongo vuga ko yari umukobwa wowe uraje uramukozeho uhise umutera inda ni ukuvuga ngo umukozeho bwa mbere inda niyo yawe kuko iyo mumaze kubikora ko nyine we yari mu bihe bye umura uhita wifunga ni ukuvuga ngo rero igihe cyose umukobwa ari muri bya bihe nicyo gihe bagiramo ubushyuhe ni nayo mpamvu buriya uri muri bya bihe iyo ubaye maso ntabwo ushaka gutwara inda ariko pe wowe niyo twahuye kuzi uko nibagirwa uko ndi bujye mu kazi kandi ihangane basi sorry nkongeye kwirirwa bavandimwe turabasuhuza tubakunda cyane Jitafu arabakunda Claudine arabakunda twese tubakunda kubi dukunda ukuntu mudushyigikira mujye mukomeza mudukunde cyane abanzi baganye umva mbeze natwe turabakunda niyo mpamvu tubashakira ibintu byiza tubashakira ibintu bituma mutagira irungu ibintu byubaka tubashakira ibintu mbese biri mu bwenge ariko namwe mujye mutubwira muti muzavuge kuri iki kintu runaka mujye mutubwira nimba hari ahantu wenda twakagombye kongeramo mutubwire nimba hari abatumirwa mukeneye bandi mwifuza mutubwire tuzatubazana mbese abantu mwebwe kuko tukeneye intama zanyu nimba hari abantu tugomba gukosora mutubwire nimba hari abantu tugomba kuzana mutubwire mbese ni mwebwe kuko ibyo dukora nimwe tubikorera rero ubwo ngubwo reka tukomeze ubwo muraza kutubwira muri komenti uko bimeze ubwo rero turagarutse ni ukuvuga ngo hashize nyuma y'igihe runaka turifashe turagarutse mwari mumeze muteze ibintu hanze hano si bimeze bite shaka gusa ibintu birahenze ubuzima buragoye yego ariko nyine nta kintu byahenda bitahenda tugomba kubibamo nyine ntacyo wahinduraho yego birahenda kwivovota ubuzima kugorana kwivovota ibiki ariko nyine nta kuri nta kintu wahindura kuri kamera bizana tubwire kuri kamera shane nta kibazo ahubwo wongeye ushyiraho indi komande ahubwo ndashonje pe hari ikintu cyabuze se kandi ndashonje kuri kamera bumva waduhaye se waduhaye ko narenze kiri kureba gusa yowe nagira inyama twirire inyama icano yakiragabura hari inyama zihiye zihiye ni komande basi nta kibazo reka tube tuganira ubwo gukora iyo komande genda ukore iyo komande nta kibazo wenda 5 ngo iki turazemara sheri ni ebyiri nanjye ebyiri na mukameraman se abadutumiye gabura wibuke ko mu bukwe hagomba agacino kacu karagabura kabisa cyane tubikesha mwebwe ni byo kabisa n'ibirayi wenda bine watumije singa ni namubwiye 3 icyo utabwiye bagwagoye na brochette nyine ubwo nako bigome kuri ya leta bizanira rimwe na brochette ahubwo nawe uhagera yo gukoresha ibirayi bingahe ubwo nongera kora ibindi 3 yego iyi brochette nibyo birayi 3 yego brochette enye cyangwa 5 harya 5 n'ibirayi 3 ariko birabizana abigarashonje ibirayi byo nabwo Museveni agiye kubizana nta kibazo nyine wowe genda ukurikirana nyine ko nanjye ndashonje pe uza n'ibiyuko bibiri tunasangira amafresh tabiri ubwo ni brochette cyane cyo gushirisha mva babara wose ugira vuba rwose twatinze pe n'agafiriti se cyangwa yonye ariko uriya ifiriti ni bibiri nese twatuvuze ibirayi ayavuze ibirayi none ujanyemo amafiriti nirakubwiye ibirayi 3 ibirayi 3 se kari ibyawe dore nyine hari iyi komande yanjye irarangiye yarakubwiye ngo brochette 5 n'ibirayi 3 ahubwo se ese no kuba bingana
wabwo soneye kubimara ibi nibyo bireba bitatu nata nuko nagutoranyirije nuko nigiriyeyo nkagutoranyiriza nk'umuntu wanjye n'ubundi oya kumva n'ubundi ikomande uyize ahubwo nibaza n'ibirayi biri kuki ameza bakunzi banjye mutagira ngo muzanira ariya mbasire uko ndi munini ni nako niki muzanira ariya nuzana dutoya ndaguteza muzana buri abantu banini se bagira peti buri neza uko umuntu muto ari uko beshyira nkubwira hatasagira umuntu uvuga ngo mbyibusha no kubera ngo bakorera kubera ko nariye yego cano yaciragabura agaca no kuragabura rwose agace no k'abahungu agace no k'abakobwa bakorera uriya musista akeneye furushete eshanu hagiye gushya mutuzane indi furushete zari ebyiri mumbare mugende ibintu mubikurikirane sinakubwiye komande oya ni mugende turabyikorera rwose ahubwo muzo no gusenda no mu furushete n'indi furushete imwe sibyo na koto imwe na none genda arabikubwira arabizi nino sana rusenda ne na koto ebyiri gutya uko bimeze none okay shu no sheri nyine muzana ifurushete na koto kugira ngo dusangire twiganirira cano yaciragabura agaca no karagabura pe agaca no kabahongo kamerame wazanye focus ukakora abakameramani bakunda kwiheza kandi iki gikorwa kiba kibareba zenkoremo iki gusa agaca no karagabura utazagira ngo kubera umubyibuho ngo bikinga buriya ngo buriya ngo nukubera ngo ibiki nibiki tubyibuha twariye abantu bamaneka nako bajya niyo bariye ugira ngo biri kwita byimanukira ese wa mugane burashisho za sirezi zibaho gute siko sirezi itarya oya impamvu ikintu kibitera bararya bamara kurya bakajya kubyina ibyo bariye bikabashiramo sirezi niko narizo muri niko niyabyinnye ko atishyigura ahari ukabyinagira gutya arubwo yimanyagura ngo biramushiramo mbavuga ni Imana imbabariye mba numva nashaka umugore munini buranga umugore munini nagajya agira amahane mu rugo oya babitonda n'abamara n'ubwana muca n'inyuma aha niho mutuzengereza mugatunga ngo babitonda ngo reka muce inyuma nta kindi bazo shire uzubura gushaka umugore muto nka Kadiane kariya mana we uramutse umucira mu nyuma no kugutwika ntabwo abonye hajye ninde numvise yabibugande w'umunyarwanda nimba ngaragonze umugabo we menya yamuciye inyuma yangiza akavuga ati sha buretse nzakwereka buriya wakubitwaga buri munsi ntabwo mwibuka nusa uriya mukobwa wabaga ibugande nyuma ari nabo bariho akiri bwa mbere baramukubise isura barayihindanya ubwa kabiri asa kugonga umugabo we ako ntiyapfa nyine yambaye kwepeye ku gikuta ahantu ibintu nk'ibyo byaranacicikanye cyane bari kuvuga ngo nimba aramukubise nyuma akamugonga nyine ariko nicyo kibazo hari ibintu abantu bakora bari gukamera gusa nako barya bo batahira kutureba gusa birabashimisha kutureba gusa byinyo nta kintu bakunzi bacu rero ibirayi turi kubirya kubera mwebwe yego mutabaye mwebwe ntabwo twabibona ni ukuri ubu rero turabibashimira kuba ibirayi byabonetse ni ukubera mwebwe ni ukuri mwumvise ko twakoresha n'indi komande kubera mwebwe ubwo rero turabibashimira muri beza Imana ibaha umugisha igihe hori baha mubona megazo kugira ngo ujye mushyira muri telefone zanyu mubasha kudukurikira ujye mukomeza mudukurikire cyane ari umutipe ejo bundi agurishije isambu kugira ngo ajye agura amamega ngaho ntiwumva ahubwo n'ufite yanajya yigurisha ariko agure mega ariko atukurikira turebe wafashe ikindi kirayiza urajya ku yindi komande urajya ku yindi komande ntacyo genda nimba utabishaka nta kibazo indi komande ifite nk'iminota nk'icumi
wari ugenda nuriyegereje kurya amanyama amaji amafanta ahubwo se umusirikare yengo atuzane icyo kunywa aho yego nicyo kunywa akomana we hako bundi sino kukubeshya pe nge koko atari umukobwa mwiza araberanye kuko musa koko ubuse koko nagigirara matazadutega kamera turi kubona ko muri ngo musige mutega kamera akiriya kamera iriya ntago ari kamera mamuteza ahubwo gusa shisho birayi Paul byura mutipe ira nkuru yo isi yose yatitiye mu Rwanda niyo nkuru dufite ntabwo so bwa mbere bira bintu bibaye mu Rwanda haboneka porono umuntu kubiva ko ari porono kubera yuko ntabwo bira bintu bundi bibaho nese shisho atari porono ngewe ukuntu abikuze ko banasisanya mani ibintu byo gusisa se wenda abana badukurikiye ntago babasha kubyumva ariko ngewe birayi Paul bye byaranandenze ni n'abahanga bazi no kubikora ariko bikora neza ariko nanone ukabikora mu bantu bose bareba ko kwamanda we noneho kuno kuri umusitari ugakora ibintu nka biriya niyo mpamvu ntajya nemera natangiye kwemera byarananiye nanone ntabwo ndemera yuko ari we yabikoze abishaka kuko bitewe n'ukuntu ushaka ikirayi wareba mu kaminamani neza ushobora bagize ngo ni papi nkabona urayitanga watiyo ku kire bro koko kamikaraha akandi gutya shaka ikibazo noneho urakunda abantu banini ari ibibazo kwanje afite ibibazo ndi gushaka kujya gusapeza nama kujya gushaka kurangira mikoro nyine none nta musore kare ngo bicyo kuba basi kibazo taburiya kanasha ikisa wa yeche nangwa ngewe nari namuhaye komande akaboro bita katuganire tugane ninzo nta kantu ushaka kunywa uri kuri kamera ukaganira na mugenzi wawe wowe ntugoranye ntabwo yayimaye iri muri firigo ariko ivuye tuganire muri firigo wayisanze biye tuganire ni keza cyane ni ukuvuga ngo ni ikinyobwa unywa uri kumwe n'umusheri muri mu biganiro oya ni akantu k'akaji ni akaji kitwa tuganire icyiza cyako noneho wakanyweye se ujya ngo ushaka kurakara nta mujinya nta burakari na satani yagutera ahubwo mbimenya niko nakifatira kuko birakaza nk'ibyo bibura ese sheri habaye nk'imiti umuntu yajya babara bakamuha umuti umuntu waba wawuvumbuye ntiyagira amafaranga menshi yajya babara ubwo tuvuga ari nk'umuntu aguteye agahinda ukuva nyine urashavuye bakaba baguye ibinini unywa agahinda kakahita gashira ibintu nabonye ubona ngo niba ubabaye aganisha kugatura inzoga pe ndabyumva urasinywa ariko yazi gushize noneho ugira akarenze kakara buriya si njye baranayenze uko uramutse ufite nk'ikibazo runaka nyine ukengura nk'amayuko ukazinywa ukazihamya uranywa nyine ikigihe ugapfa nyine ugasinda nyine ukumva isi ni yawe ariko yose gushize ubundi cya kintu kigiye wemera ko njyewe nigeze kunywa nako ni umuntu twari turi kumwe inshuti yanjye yaranyweye ageraho nyine wajya ukora ku mubiri we gutyo wamukubita ntababare yanyweye sanze ko bitumanira shipasi buriya umumandara jipo umugabo yayinywa cyangwa ni inzoga y'abagore impamvu se akagenda kwa porotinga cyane nawe yaca mu batumiga kumwishyura nawe niba nawe arasinda ku buryo no kuva mu maboko se gutya abanyina kamangira wamukora ibyo wamukora byose twaba tumukoresheje
urumva ibyo mukora byose ni ukuvuga nyine iyo shobora yimanura ugakora ibyo ukora iki yewe ndashavuze ndi kuri live ya TikTok ngiye kubona mbona abantu bari kumurikirana kuri live ni batatu Nessa wafungu nene sasa tamaza nayo tuganira oya ili sivyo muri film babwira kana ngo tuganire muri film ako nawe nagosasha kwa kwimukora resa nk'uburebure burucupa ntuname n'agakombe ngo base wenda uri muze akire ngo inzoga ndi kunywa panashi yego kuzo ko muri iminsi harimo abahungu batazi gutanga za keya none niyo mpamvu muri utazi yego abantu banywa inzoga bagasinda babayeho bate ngo njye banyweye inzoga nkasinda uko bimbwira ntabona ko muko ugira ufufuga ruko njye nagira ngo muri kumvise ariko wakoze akavideo uyo ni ngo tuganire se akaba kita duhugurane urabona ko naho mungu tugiye gutadusa hajya cyangwa n'umusirimo hano cyangwa kandi dise ari panashi goci yazisheri amukameramani yaduteranya ariko n'umwana mubi kugira ngo tujye ibyo bingana gutya twenyine yaza sirari guhaga naturakoze naturakoze kutazi nakuze ko abantu banene babyuka bahereye yego rado impamvu wowe ukomeza ukangana gutya ufata cyane kimbaye basa bari kuvuza induru ngo nikiyesha umugenge waho ngo babyita kwiborosa sho urakoze ko umukobwa sheri reka ngwiza no kuri buri niwe waburi gitangazo mu bakobwa nta mukobwa ujye ugira peti ntabwo kirazira ujya nka manike ndi kwiborosa nago ndadi usana avanga abo reba ndashaka gusana ndarobora none ndubonye wari warubuze okay njyabonye njye byanshaka gitwe wambwiye se agasena ngakonda kuba ariko nabazi kore wambonye ambonye ndi gufita gutya nasi namache umugore agondi sheri nyoza kwe kibundi umugore wawe umugore yitwa wawe iyo muri kumwe iyo mutari kumwe nyine nawe urabyumva ariko igihe cyose uwawe uzamwita uwawe kuko ako ubu kano kanya ubu niwe mugore wanjye leta yo musoza se mwana ongereho tugira yenda kujya nta kibazo urumva ubwo rero nyine bisana nabyibagirwa bitewe n'ibintu n'umukobwa mbwiye kare nawe aramutenda se ahubwo hano yahitaza ati ehehehe ukambwira rero ni narakubuze cyangwa ushaka kwinyegekaho sara umukobwa mushaka guhora afite inda imaze amezi 2 mana yewe ngo sheri inkwana mana ukayirera igakura ukayibyara yego yego akajya kureba umuhungu saa 2 akava saa 4 sasa akajya kureba akava saa 6 saa 8 akajya kureba ugasanga saa 4 z'ijoro ahuye n'abahungu babiri
mbese mwana inkorora ngo nguki noneho ejo nabwo hagiye abandi bantu yarageze ibintu mujya muvuga umwana amenya yego wabuze ko n'umugore ajya akamenya se gutya akaba ari mu Kigali atazi se tuganire n'iki kinyobwa bakita tuganire yego umukobwa nimba igihe n'umukobwa akamenya umuntu wamuteye inda urugero wenda tuvuge uyu munsi yavuye muri bya bihe bye ari mu bihe by'uburumbuke sibyo mu gitondo urugero saa 4 saa 10 zuzuye ahuye na Gitavu ubwo komeza ndi masaha ujye uvuga abana abantu bo mu comedy kugira ngo tutagira aho tubangamira noneho saa 4 wa muntu batandukanye saa 8 akuye none si babiri saa 9 we na Nyagizo ahuye na none saa 10 ahuye n'abantu bane aburetse gato mu gitondo ahuye na Gitavu ubwo ni cyawa mu ruturuturo hanyuma saa 4 akubitanye n'inzovu saa 7 yakamwana araje barahuye mu kanya gato nk'aka saa 10 saa 11 akubitanye na Nyagizo nimugoroba saa 12 akabanza na Nyirodigi we data we n'abafubi barabakazamo n'abatereza n'abakanyange n'abakamarisa n'abakabirigi wenda shakifata yego kubera umunaniro bamusigiye wenda aca muri sitatu akongera agahura n'umwe muri babandi yego cyangwa se agahura n'abandi bashyashya yego kwese kwashira agategereza amaregara akayabura yumva ibishyimbo bimunukira yakundaga ifiriti ngo iyo firiti akayanga yajya agatangira kujya yumva ari akantu turashaka rero ntiyazikundaga akatangira kuzumva amezi abiri ndaguye muri umukobwa wigeze kumbekera ko namuteye inda ndayiguha neza amakuru ndayafite byarangira ibyishimo by'abantu yashira akasasanga aratwite yakora kuri umuntu nuvuga ngo ikintu kiba harica agatekereza ninde wanteye agatekereza n'umunsi bahuye barahuye mu gihe kimwe ariko se ibyo bintu bibaho ariko bakunzi banjye nimumbwira yego ari umugabo waje mwaryamanye saa 10 za mwitondo yego naba mwaryamye wenda abo hagati reka ndeke kubavuga naba mwaryamye saa 10 z'umugoroba nde wateye ubwo ni ukuvuga ngo wabateye inda ni saa 12 deni koko urumva ko we twahuye mu ruturuturo sibyo bitamukozaho ikarita hanyuma inzovu n'aba mishu n'aba mitsutsu n'aba Nyagiso abo bose baza no babizamo nyuma yuko ngewe twabanje gukora deni none ndibaza urumva uwateye inda bwa mbere ni ngewe babandi bose nubwo babijemo bari yabona n'indorerezi nukuvuga ngo nubwo mamubonanye umunsi umwe ari benshi ariko uwa mbere wateye inda ubundi bakubwira ko umukobwa mu gihe avuye mu burumbuke sibyo uwo bahuye bwa mbere umva bagahura tuvuge nubwo none tuvuge wenda urugero wenda uyu tuvuge ko yari umukobwa wowe uraje uramukozeho uhise umutera inda ni ukuvuga ngo wowe umukozeho bwa mbere inda niyo yawe kuko iyo mumaze kubikora uko nyine we yari mu bihe bye umura uhita wifunga none se kumura wifunga wambwira gute ko aza kuza kuvuga ko abagabo yatewe n'abagabo bane inda bakamutira rimwe inda kandi ari abagabo bane ntabwo bishoboka ibyo bintu ni philosophy abagabo bane bamuterinde mu munsi umwe babonanye na uwa mbere bahuye uwo munsi bakimara guhura umura uhita wifunga bundi ibindi biza nyuma buriya ni ukuvuga ngo we nunywa urugero rwa hafi ubyumve neza urabona wenda dufite match kuri stade c'est bien sûr none dufite match hari ni match ya sport na APR yego isherege iyo turi kumwe ubu hano nariye yego aho kugira pet ahubwo ibindi bigeze urumva none cyo gihe wenda ndagiye kuri stade urabizi ko abafana barinjira bakinjira wenda umukuru w'igihugu yari boze kureba match
akimara kwinjira muri stade bahita bayifunga. Bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo umukuru w'igihugu yaje muri stade niwe uhita usoza ibirori, nta wundi muntu we wemere kwinjira muri stade kugira ngo ataza guhungabana umutekano w'abari muri stade. Urumva? Noneho rero tuganire, niba stade match ijyamo abafana bose bakajyamo stade bakayifunga, ni ukuvuga ngo n'umukobwa ere mu bihe bye agahura n'umugabo uwo ngo bahuye umura uhita wifunga. Nyuma yo kwifunga kumura, nta wundi muntu ushobora kumutera inda nubwo yaba ari umuhanuzi, ntabwo iyo nda yajyamo yaca heza kandi umuntu wamaze kwifunga. none se ntabwo ushobora kubona n'umuntu Yego ngo bwa mbere inda nyinjire yinjire bwa kabiri. urugero Ndashaka kuvuga ngo y'abantu hose angahe abiri kubivuga ngiye wendaga ngo wenda ngo utuntu tubiri bwa mbere wenda babyita nyine wenda kuganira mukakora ikiganiro cya mbere kikarangira mugakora n'icya kabiri. Yes. Ni byiza tujye tubivuga mu mvugo nziza cyane. None tuvuge wenda bwa mbere wenda yajya gusoza wenda izitera inda wenda ntizisize akaza ziri kugumba oya buriya umuko ariko ubundi uzi kugira ngo byemere ko biriya bintu bigira uburemere. Buriya umukobwa yari mu bihe bye, buriya ngo nicyo gihe abakobwa bajya bakunda kugira ubushyuhe, bagira ubushyuhe mu gihe bari mu biriya bihe byabo, kuko we umubiri we habaho kwivumbura k'umubiri. Ni ukuvuga ngo kwivumbura k'umubiri rero habaho muri we hakamo umuriro. Buriya uzanabirebe kenshi, nose ari umukobwa asama indaruka avuye mu mihango, siko bimeze? Hari umukobwa ujya usama inda atagiye mu mihango se? Ni ukubera ko impamvu nyine aba ari mu gihe cye cy'uburumbuke, kuko bakubwira ko nyuma wenda imihango mujyamo hashaka iminsi ingahe, ngewe uko nabyize ubundi mu bigize bari iminsi 3. Yego usanga igihe toronje kuri icyumweru ariko n'umubiri w'umuntu hari ukora iminsi 3 hari ukora iminsi 2 ariko kenshi abari iminsi 3 umunsi wa 4 abari gusoza. Yego ubwo rero umunsi wa 4 nubwo haba kuri kubagore sheri umeze ute shashunda rwemeze nabi, none se shosha kwa 4 ko nzaba meze neza nta kibazo. Uzi kwa 4 ibintu biba nicyo bashaka kuvuga. Nicyo bashaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose umukobwa ari muri bya bihe nicyo gihe bagiramo ubushyuhe. Ni nayo mpamvu buriya uri muri bya bihe iyo ubaye maso ntabwo ushaka gutwara inda, ariko iyo uri mu bihe nka biriya nyine ukagenda umubiri wawe ubura imibiri yacu yadushuka, umubiri ukagushuka ukumva ko ugomba kwita nyine bibi umwana kigukozaho ikarita finish, ubwo nyine kakubayeho nyine ubwo tayari urashya. None se ko hari uvuga ngo batajya mu maregere? Ntabwo bibaho, ntibibaho ibyo bintu. Ahubwo bayamuciye inyuma, ahubwo bagira ngo ayobye amarari kugira ngo bakaba barahuye agiye kujya mu maregere akayitegereza akayibura, ahubwo ashobora kuba yabonanye ko nari nabivuga ngo bangahe. Yego bagahura agiye kujya mu maregere undi bakabonana yifuye. Yego ariko byibuke nanone wibuke ko mbere yo kujya muri noza yo urumva yo kujya muri rege uwo munsi wenda dusupoze ko nk'uyu munsi urumva umukobwa mwiza cyane w'icyitegererezo, urumva uwo munsi uri mujye muri rege nabwo wenda aho hantu ho ntabwo mwarimu uko yabitwigishije nigeze miga, kuko iryo somo babyigishije nasohotse nagiye nasibye aho hantu. Ndibaza uwo munsi ari bujye mu mihango, sibyo? Bishoboka ko uwo munsi nyine atwara inda cyangwa yitwara nyuma yuko ajya ava mu mihango, njye niko nabyize. Ariko mbere nyine urabona urugero uyu munsi nibwo wenda mu gitondo, kuko buri mwese ibihe by'abakobwa mwese muri ku bantu bize baba babizi, avuga ati ku itariki 4 mba njya muri biriya bigahunda. Ariko abantu bahindagurika bite ariko niba abantu badakunda kurya ibiryo bihoraho nabo ari ukuntu wowe ugira gutya guhindura n'imirire niyo mpamvu imibiri nayo ihindagurika. Niba umuriro umenyereje kujya ujya inyanya za kacapu ukajya kurya za nyanya z'interano, urumva nyine umubiri uba wamaze kujya gute kubona impinduka utari witeguye. Ubundi umukobwa ni umutima. Yego none se ni ukuvuga ngo
ubundi buriya iyo wagiye mu kurega Yego. bavuyemeje Yego. umunsi wakora imibonano gusama yego ntabwo twita ariko biterwa n'ikirere cyangwa wenda n'ibihe n'ibihe hari igihe umunsi wa mbere udasama umunsi wa kabiri ukaba wasama ariko hari igihe umara iminsi ibiri utarasama yego iminsi ibiri uvuye mu marege ukaba wabikora ntusame yego hahandi wumva ngo ushobora kubara nabi ubushize waratwese waraye ubivuyemo wabikora ugasama ubutaha ntusame ni ukuvuga ngo wowe bibaza nabi biterwa n'ikirere uko cyakigeze hari umunsi ukurikira no iminsi imaze iminsi ibiri indi minsi ubwo iminsi 10